ibiriho rero nabazaniye uyu munsi ni ishyari. Ese mwamuzi ishyari twese turarizi. Ishyari, kumva ishyari, akenshi iyo twumvisha ishyari twumva ko ari ikintu kibi nyine, umuntu ufite ishyari, umuntu ufite urwango, donc ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uyu munsi nazanye no kubabwira ko hari uburyo bubiri bw'ishyari, dusobanukirwe ishyari ni irihe. Noneho uburyo twebwe turahitamo ishyari dukeneye gushira mu buzima bwacu aba ariyo dufata. Hari uburyo bubiri bw'ishyari, hari ishyari ryiza ndetse n'ishyari ribi. Ni ukuvuga ngo kuko hari ishyari ryiza n'ishyari ribi, na hacu kugira ngo tumenye ese mu kuba hari ishyari ryiza n'ishyari ribi, ese ni irihe shyari wowe ushaka kugenderaho muri ubu buzima, ni iyihe nzira ushaka kugenderaho muri ubu buzima. So hari igitera ishyari ribi rero. Ishyari ribi hari ibintu byinshi birigaragaza cyangwa se biritera. Hari ibyo nabateguriye, udutips nagiye mbategurira, hanyuma nawe uturabona nibagiwe uze kukanyandikira muri comment, noneho nanjye nzongere nze nkarebe nako butaha nzakongere muri utungutu nanjye nagiye mbategurira. Okay, noneho rero igitera ishyari ribi, ubwo ni utu dutipu nabateguriye ngiye kubahereza. Hariho kwisuzugura rwose biri mu bintu bituma ugira ishyari ribi. Uti kuki? Wowe ubwawe wamaze kumva ko nta kintu ushoboye. Nimba wowe ubwawe wamaze kubona ko nta kintu ushoboye, n'ubundi ntacyo ushoboye, kuko kugira ngo ugere ku kintu n'ubundi kirenze, umuntu wa mbere ugomba kubanza kwiyumvamo icyo gikorwa yuko urenze, yuko ibintu byose bishoboka ni wowe ubwawe. So niba wowe ubwawe wamaze kwica intege already, ukavuga ngo nta kintu ushoboye, ntacyo, kandi ikindi ko wamaze kumva ko nta bushobozi ufite, uratangira urwanye ba bandi bafite ubwo bushobozi. So kumva ko kwisuzugura ni ibintu nyine urumva bitera ishyari, kuko uba wamaze kwiterera agaciro. Hari icya kabiri rero, kumva utari umuntu uhagije. Nabyo ntabwo byajya kure yo kwisuzugura. Kumva utari umuntu uhagije, ukavuga noneho hari nk'umuntu mushaka kuganira, ukumva uravuze ngo ngo nanjye se, ngo maye se ngewe, ngo ukumva ngo ngise ngo nakira, ngo ngise ngo ibi byambaho, why not? Nimba nawe kuko waramaze kumva ko utakira, nimba aramaze kumva ko abibyiza byagirirwa ari bariya wowe utababamo, wamaze kwiremera ibyawe. So niyo mpamvu rero ahangaha kumva ko udahagije nabyo biri mu bintu. Wowe wamaze kwiyakira wumva ko udahagije, utangiye no kureba abahagije. Nabyo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma ugira ishyari ribi, kuko urareba bariya ngo nibo bahagije, ureke kwireba kandi wiyibagize ko twese tuvuka twambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo twese tuvuka turi abantu, twese twitabwaho, nta kintu ufite. Ego bashobora kukiguha, ariko tuzi na babandi baba batabifite, ariko bakagira aho bakabigira. Niyo mpamvu rero nawe udakwiye ubwaho kubanza kwirimita ngo wumve ko hari icyo udashoboye, kuko wamaze aho kumva ko ntacyo ushoboye already nta nicyo uzashobora, kandi kumva ko ntacyo wageraho. Iyo wamaze kumva ko ntacyo wageraho, n'ubundi rwose nawe ubwawe wamaze kumva ikiri muri wowe, kuko ubushobozi bwa mbere ni wowe ubukereya muri wowe, ukavuga ikintu kirashoboka, ikintu gishoboka. Rero ikintu wamaze kwimika muri wowe kiragenda kikaguturamo. So iyo wamaze kubona ko ntacyo ushoboye, ntahandi utangira kureba noneho kurwana no kureba abashoboye. Wowe waba ntacyo ushoboye, kanaka arashoboye, kanaka, ugasanga noneho wowe ni ishyari guturamo. Hano kandi ka gatanu, kutigirira icyizere. Iyo utigiriye icyizere bene data, buri icyizere nicyo kintu cya mbere gifasha mu bintu byose, kandi bajya bavuga ngo icyizere kirarema.
iyo ufite icyizere uzi ko nawe ubwawe ushobora no gutungurwa n'ibikubayeho kubera ko uvuga ati ibintu birashoboka. Iyo bishoboka ushobora guca inzira zose kugira cya cyizere gikunde bigende neza. Rero iyo wamaze kwikuraho icyizere ureba abandi, utangira kureba abandi bagifite icyizere, abandi bagikanyakanya, abandi bakiri kure bose byashoboka, ugasanga amaso yawe akenshi uyahoza kuri ba bandi aho kugira ngo wowe ibyawe bigufitiye iki akamaro. Akandi ikindi ni kutigira icyizere niyo ndangije, ahubwo kureba iby'abandi kurusha ibyawe. Iyo hano iyo uri umuntu ureba iby'abandi kurusha ibyawe mon cher ami, uba warangiye. Kuko nufata umwanya wo kureba iby'abandi kurusha ibyawe uzasanga bagusize, baragusiga pe. Uri kugwana no kureba kanaka yabonye perimi, kanaka yakoze iki n'iki, kanaka yakoze iki n'iki, ugasanga aho kugira ngo nawe urebe yuko nkeneye kujya kwiga provisoire, nkeneye gukora iki ngiki, nkeneye kujya gushaka akazi, nkeneye, ahubwo usanga afite. Nshuti yanjye wahiye, kuko utuye mu ishyari ribi, kuko hariho n'ishyari ryiza. Utuye mu ishyari ribi kuko urwana no kureba abandi. Okay, n'ikindi noneho kwigereranya. Iyo uri umuntu wigereranya uba ufite ishyari manange, biba byarahindutse n'uburwayi, biba byarahenze kubishyira ahubwo bikaba uburwayi. Kuko kwigereranya nicyo kintu cya mbere gitera ishyari ribi mu buzima, kuko utangira kureba ibyo abandi bafite wowe udafite. Kandi kuba utabifite ntabwo ari uko muri iyi si ntabwo ibintu byose tubonera icyarimwe. Hari ibyo ufite kanaka adafite, ariko nawe hari ibyo afite nawe udafite. Icyo ni ikintu uba ugomba kumva muri ubu buzima tubamo. Ariko icyo adafite ahubwo wakagombye gutekereza nabasha kukigeraho ni. Ariko wikwigereranya nawe uvuga ati afite iki, ubuse ko njye ntacyo mfite, aho usange umutima mubi niwo wimitse, ishyari ryakurenze ribi. So murabyumva nawe ishyari ribi aho riba riri kugenda riri kugusatiza, ukabona watangiye kugira complexe d'inferiorité, watangiye kumva akurusha ibintu runaka, wagira abantu ukavuga ese maye nkanjye navuga iki, ese nkanjye nanjye se byambaho, nanjye se. Ugasanga uziki ibyiza ari iby'abandi, complexe ikakurenga. Kubera iki? Ishyari ribi. Kubera iki? Kubera kwigereranya. So nahawe kugira ngo uhitemo ishyari ryiza kuri wowe, kuko twabonye ko hariho ishyari z'uburyo bwinshi, ishyari z'uburyo bubiri, ishyari ryiza ndetse n'ishyari ribi. N'ishyari ribi. So ni ukuvuga ngo ishyari wowe ushaka kugenderamo niryo ririmbuka mu buzima bwawe, niryo uri bugendereho. Nangate na kugira uburakari bwinshi, ntibemere gukosorwa. Nabwo biri mu bintu rwose bitera ishyari ribi, kuko twese turakosa. Nta n'umuntu ukunda gukosorwa pe, twese ntawe bikunda. Umuntu ajya kugusora ukumva arakubangamiye, akubwiye ibintu waryo ubu nabyumva ko bitandukanye nawe. Ariko noneho icyiza ntacyo, nimba umuntu agukosoye ukumva nturi no kubyumva, gerageza nawe wimire mvuge se ahari wenda nanakoze amakosa wamugani. Ku ruhande rumwe nawe ugende bitekerezeho, urebe koko utaba ujye nyine ukunde gukosorwa, nubwo bigoye abantu tutabyumva, ariko ugerageze nyine uvuge ati nta kibazo aramusoye. Nawe ugende wisuzume, ese koko ibyo wavuze nibyo, ese hari icyo nakosora koko, kugira ngo utazagwa mu ishyari ribi. Kuko umuntu akosoye nawe utangiye kuvuga se wowe nawe ugasanga nta solution nyine. Kandi hano turi kureba ikintu cyagira akamaro kurusha ikindi. Ikindi kintu gishobora gutera ishyari ribi, kwiyemera. Ahangaha twanabigiranye no kugira uburakari bwinshi, nyine ntushake no gukosorwa. Nyine ni kimwe no kwiyemera, n'ibintu biba biri kujyana. Kuko iyo wiyemeye avuga ko si nkawe uri kumbwira iki, ukumva ko nta kintu umuntu yakubwira, uriyemera, byose urabizi, urabishoboye. Bakubwira ati nyabuna rero ahantu turi kubona bimeze gutya, iyi business yawe nyamara ukoze gutya, kandi wenda no kubwira ibintu bizima, ariko ahita uvuga ati nkawe uri kumbwira iki.
genda ubyikorere, kandi wakabaye mutega amatwi, wenda hari akantu yanavuga ukumva akantu wari ugakeneye. So kwiyemera biri mu bintu nabyo bigeraho byabaye byinshi cyane, bigatuma ugeraho kura failing, none ugasanga wagize ishyari riri mu buzima bwawe. Hino ni ibintu bituma bigaragaza cyangwa se bishobora gutera umuntu kugira ishyari ribi utabyitondeye, bikaba byinshi muri wowe bishobora kugutera ishyari ribi. Noneho rero hari n'ubundi buryo ushobora kugira ishyari, noneho ishyari ryiza. Ishyari ryiza, kubona ibyiza muri mugenzi wawe ukifuza kugera aho yageze. Ibyo ngibyo ndumva ari ishyari ryiza, kuko ubonye ibyiza muri mugenzi wawe, ni byiza, yateye imbere, afite ukuntu ajyana ibintu bye, ukabona ukavuga uyu muntu aho yari ari ejo ni hano n'aha ngaha urahazi, ariko hano hantu yari ari dore n'ahandi ageze. Ugatangira ugatekereza, ubu se njyewe ndacyari hano? Uyu muntu yaracivinze. So nimba ubona ko umuntu yacivinze, already ni ibintu bikonesha amaso yawe, already ugize ishyari ryiza, cyangwa se ishyari ryiza twarigereranya n'ishyaka. Katubyita ishyaka, kuko ubonye icyo umuntu yashoboye wowe utashoboye. None nimba ubonye icyo yashoboye wowe utashoboye, ese wowe urakora iki kugira ngo nawe ushobore? Icyo wakoraho kugira ngo ushobore, icyo ngicyo ni ryo shyari ryiza. Already uri kwirefaringa kuri we. Kuba uri kwirefaringa kuri we ni ishyari ryiza nyine, ugiye kumwigiraho ibyakunaniye ariko we yashoboye. Iryo ni ishyari ryiza. Noneho ukamusanga akakwereka uko yabigenje, yari umuntu mwiza. Usibye ko akenshi abantu batera imbere badakunda no kuba abana babi. Akenshi umuntu uri gutera imbere rwose biri umuntu mwiza mu bana, urazuka amaze gutashaka kukwereka, akavuga ati okay tugenda. Yego ntiyakubwira ibanga ryo ko buri wese aba afite nk'aga secret k'ukuntu, ariko yakwereka byibuze inzira nawe ukishakishiriza, kuko nanone ntabwo umuntu yakubwira ngo ABCD ngo akujyane hose, ariko nawe umuntu yakwereka inzira nawe ukayoboka, nawe ugasacinga, nawe ibyawe birenzeho. Ikindi kintu gishobora gutuma ugira ishyari ryiza cyangwa se ishyaka ryiza, ishyaka ni kwiga, gukunda kwiga. Kubera ko ukumva ushobora kubona umuntu afite ibintu byinshi amaze kugeraho byiza, kandi yabigezeho ko byamugoye, n'inzira yaciyemo igoye, hanyuma yabikubwira ngo ntushaka kwiga, ushaka kugera hahandi kandi utize. Ntabwo bikunda, kubera ko nimba kugira agere hariya afite ibintu yagiye acamo bitandukanye, byamugoye, hari byamworoheye, hari byamugoye, hari challenge, ibyo byose yagiye abicamo. So kugira rero ngo nawe ubashe kugira iryo shyari ryiza bitazavamo ahubwo ugize ishyari ribi, iga. Tugomba guhora twiga, ubuzima ni ukwiga, tugahora twiga ibishyashya, ugahora wiga. Uriya yageze kuri kiriya ni cyiza, ase kuki ngiye ntagishobora? Iga, tukiga. Akandi kajya gusa nko kwiga, kubera ko ni ukwagura ubumenyi. Kwagura ubumenyi nyine ni ukwiga. Icyo kanaka ashoboye nashoboye, mu gihe nanjye nyikeneye, why not njye kwiga niyungura ubumenyi, mwegere ambwire. We nubwo utamugeraho kuri uwo nguwo ukajya ahandi, kuko nafite aho yabikuye, nawe ushaka uburyo ubimenya. Nashaka azabone warabimenya, atari waciyeho ariko wamwigiyeho, wagize ishyari ryiza, ubona ibyageze avuga ati nanjye nagerageza. Ako kantu urakumva neza. Ikindi akanyuma ngiye gusorezaho bashaka gutuma ugira ishyari ryiza cyangwa se ishyaka ryiza, kwikunda. Kwikunda niyo ki irenze kurusha izindi. Already ntabwo urajya kugira ishyari, nta mwanya ufite kujya kugira ishyari ribi, uvuge ati kanaka yageze kuri ibi ngo niba nawe umuteho igihe. Oya, nta mwanya ufite wo guta igihe ku bandi, kubera ko wikunda. Banza wikunde wowe kwanza, uvuge ati ibi bifitiye akamaro kurusha ibindi ni ibihe. Kwikunda kwa mbere ni ukubona ko kanaka uzi aho yari ari, uzi n'ahageze, kandi nawe aho hantu nawe uri kubona uhakeneye, kubera ko wamaze kubona ko wakeneye, already wikunze. Kwikunda rero ushaka uburyo bwose uhagere utamufuhiye, ahubwo nawe ubone ko bishoboka. Wikunde,
ubwo buzima ibyo bintu yacivinzeho utari ushoboye nawe wumve ko why not ngiye nabishobora, ugerageze urwanye nabyo, wikunde. N'abantu bagira ishyari ribi ntabwo bikunda, kuko wikunda nta mwanya wabona wo kureba iby'abandi, wikunda nta mwanya wabona wo guta umwanya wawe ngo kuri kanaka ni kanaka, nawe uri uwo nguwo. Ikunde pe, ikunde. Numara kwikunda nta mwanya uzabona wo guta ku bandi, kubera ko uzabona ko ari wowe nyine, wowe uri wowe, nta wundi wowe. Niyo mpamvu kwikunda ari ishyaka ryiza rikugeza ku bintu birambye. Abantu bose batera imbere baba bikunda, kuko nta mwanya bafite wo kureba ibintu bitamureba, abari kureba ibintu bimufitiye inyungu nabe. Yego, so ibingiye nabateguriye ishyari ryiza n'ishyari ribi. Nakoze kubana nanjye, niba ni nkuko bisanzwe. Ibiriho byagarutse, nimujye kure, mukore subscribe, comment, share na like, kandi ikindi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro tubagezaho. Murakoze cyane. Ciao ciao.